muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana tuguhaye icyubahiro. Yesu ashimwe. Nitwa Ineza Inazayenda, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Yesu ashimwe. Nitwa Ganzera Trezoro, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Twagiye kubasuhuza bene data kuri musa 16 kwezi kwa 8. Tunejejwe n'Imana ikomeje kuturinda umunsi uko bukeye nuko bwije, tukabona turi bazima. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu twagaciro, tugashima tuvuga imirimo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ejo twaganire ku ijambo ry'Imana, ndabutsa n'ubundi ko ari mwese neza Kabeya Chrysostome, mwene so musanzwe mubana buri gitondo kugira ngo mbagezeho amagambo meza atwinjiza mu gitondo cy'umugisha ku buzima bw'umuntu wese tubana. Imana ishimwe. Kandi ndabizi ko cyababereye umugisha, kuko nanjye bijya bimbera umugisha umunsi ku wundi. Imana ishimwe cyane. Twabonye rero ubuzima cyangwa se inyigisho twakuye kuri Elimu dusanga amariba 12, imikindo 70 bisobanuye ubuyobozi. Dusanga mu by'ukuri Imana ifite ukuntu itoranya abantu kandi bagomba kwitwara muri ubu buryo. Bagomba kuba bashikamye, bagomba kuba ari abanyembaraga, bagomba kuba bafite umuhamagaro wo kurohereza abantu ku Mana. Nkuko Yesu Kristo yabereye umugisha Umusamariyakazi, dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 4, amagambo mu by'ukuri yanditswe na Yohana avuga iby'Umusamariyakazi na Kristo. Kristo rero yabereye umugisha Umusamariyakazi, ndetse n'abandi bose babyumvishe. Niko n'abantu bayobora abandi mu buryo bwa mwuka bakwiriye kubabera umugisha, ndetse n'abantu bamaze kwakira Kristo nabo bakazana abandi kuri Yesu, kandi bakagomba kuba bemye, bashikamye, bafite imbaraga mu byo bemeye, mu by'ukuri batajegajega, ahubwo bahesha izina ry'Imana icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye gusoma mu gice cya 16. Turabanza dusome umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Nyuma yaho turaza gusimbuka tugiye dusome umurongo wa 17 n'uwa 19. Aravuga ngo bava muri Elimu bakomeza urugendo, iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini uri hagati ya Elimu na Sinayi, ku munsi wa 15 ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryiriyovotera Mose na Aroni mu butayu, barabwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubutayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Imana tugire neza. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose, abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi n'uwa 6 baje bategura ibyo kujyana iwabo, bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko numvise mumwivovotera, natwe turiki ko mutwivovotera. Imana itugire neza cyane. Rero dusanga mu by'ukuri Abisirayeli bamaze kuva kuri Elimu, aho bageze bakanezerwa, bakasanga amariba 12, bakanywa amazi bakanezerwa, imikindo 70 yemye bagashyiramo
mu by'ukuri bakishamo kugira ngo boroherwe bagire amahoro. Nababwiye ngo muri uru rugendo rw'Abisirayeli hari harimo ibyiza hakabamo n'ibibi, nk'uko no mu rugendo rwacu rwa mwuka habamo ibyiza ariko n'ibibi nabyo ntabwo bibura. Imana itugire neza. Dukwiriye kubimenya rero, abakristo bakurikiye Yesu bagomba kumenya yuko hari igihe kibe akaba n'igihe cyiza, hari igihe cy'amahoro akaba n'igihe cy'umubabaro, hari igihe cyo kurwara akaba n'igihe cyo kutarwara, hari igihe cyo gusonza akaba n'igihe cyo guhaga. Abakristo mukwiriye kubimenya mukabisobanukirwa, kandi mukamenya yuko muri ibyo bihe byose Imana ibasha kubana namwe. Haleluya. Baritotombye rero baravuga ngo Mose, wowe na Aroni niki cyatumye mutuvana mu gihugu cya Egiputa? Iyo mureka tugapfira hariya tugifite ibyo kurya, mu by'ukuri tukicwa n'ibindi ariko tutishwe n'inzara. Ariko urupfu rwose ni urupfu, nta rupfu rwiza nta n'urupfu rubi. Kwicwa n'inzara no kwicwa mbese no kwicwa n'ibibazo, no kwicwa n'akazi, no kwicwa n'uburetwa, byose ni urupfu. Kandi na kiriya gihe bareraga ngo Mana tuvane muri ubu buretwa. Niko rero abana bantu tumeze ni umunsi wa none, iyo kimwe kirangiye turavuga ngo kubera iki niki nacyo kije. Ariko Imana iturengere cyane kandi twiteho, iduhe imbaraga zo gukomera kugira ngo tumenye neza yuko mu bihe byose Imana ibasha kubana natwe. Ariko Imana ngo ntabwo yacecetse, ngo bamaze kwivovotera Mose na Aroni nabo baragiye bakomeza gutakambira Imana. Haleluya. Ntabwo bacecekaga, ntabwo ikibazo bacicaranaga, kuko nta gisubizo cyacyo babaga bafite. Igisubizo cy'ibibazo byabo byose cyabaga kigomba guturuka ku Uwiteka Imana. Niko tugomba kumenya natwe abantu Imana yaronse, abakristo, abantu bamaze kumenya Imana, dukwiye gusobanukirwa neza yuko nta handi ibisubizo by'ibibazo dufite. Ntabwo twabikura ku bantu, ntabwo twabikura kuri bene wacu, ntabwo twabikura ahantu ari hose, ahubwo tuzabikura ku Uwiteka Imana ishobora byose. Baragenda rero Mose na Aroni batakambira Imana. Imana yababwira ngo ngiye kubamanura ibyo kurya. Haleluya. Ngiye kumanura ibyo kurya kandi mubabwire ngo muzarya mugire gute? Muhage. Dusimbuke tugere ku murongo wa 17 n'umurongo wa 19. Abisirayeli bagenza batyo barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Ababigeresheje ikibo cya Meru wateranyije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranyije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije bihwanye n'imirire y'umuntu wese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mose arabwira ati ntihagire umuntu uraza kuri ibyo bigeze mu gitondo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana rero yabagaburiye uko ibishaka, ariko abantu nabo bamwe bashaka kwigaburira uko bashaka. Hari ibyo kurya byagombaga kuba bihwanye n'umunsi, umunsi warangira ejo Imana igatanga ibindi. Niko n'isengesho ry'Imana rivuga, rya sengesho ry'Umwami Yesu ravuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Haleluya. Haleluya. Ibi rero bigendanye n'ijambo ry'Imana ry'uko dukwiriye kugira gute? Kunyurwa n'ibyo Imana yaduhaye. Ntidushake kuvuga ngo duhe ibirenze, kuko Imana niyo itugenera ibidukwiriye. Bana ishimwe cyane. Ni nacyo dukwiriye kwiga cyane gikomeye, yuko Imana ariyo ibasha kutugenera ibidukwiriye, ntabwo ari twebwe tubasha kuyigenera ibyo iduha. Imana niyo itugenera ibidukwiriye, niyo idutoranyiriza ibyo igomba kuduha, kandi ibikoranya. Imana izi neza yuko ari byo bikwiriye. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro kubw'imirimo yayo myiza. Uko yageneraga Abisirayeli, niko natwe umunsi wa none itugenera ibyo tugomba gukoresha kandi bikatugira umumaro nk'uko Imana ibishaka. Ikindi kintu tugomba kumenya yuko ibyo Imana idukorera ari ibyo ibishaka yuko byayihesha icyubahiro. Ntabwo ibishaka yuko twebwe ahari twahabwa icyubahiro, tuba ibishaka yuko ubwayo ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Mu mirimo yayo ikora, icyubahiro kirayigarukira. Ntabwo icyubahiro kigaragara ku bana b'abantu, oya. Icyubahiro ni icyayo. Imana ishimwe cyane. Imbaraga zayo ni nyinshi cyane, yadukorera cyane, birenze cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ariko ibyo dukoreye uyu munsi
bigendanye n'ubushake bwayo. Haleluya. Ntabwo bigendanye n'ubushake bwacu, bigendanye n'ubushake bwayo, kandi Imana ikabona yuko koko bidukwiriye, biduhagije kuri uwo munsi. Wenda ejo izaduha ibirenze uko nguko, wenda ejo izaduha byinshi kurenzaho, wenda ejo izatugira neza cyane, ariko dukwiriye kunyurwa cyane n'ibyo uyu munsi yagize gute yadukoreye. Haleluya. Ibi kandi bitwereka yuko kubura ibintu by'ibanze ni ibibazo bikomeye. Imana ishimwe. Kubura ibintu by'ibanze, Abisirayeli batakamiye Imana barira mu by'ukuri, ariko bari bafite n'ukuri. Burya kubura ibintu by'ibanze ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu yabura ubukire burenze, akabura amazu meza, akabura amamodoka, ariko nibura akabona ibyo kurya. Haleluya. Nibura akabona ibyo kurya. Niko rero Imana yabigenje ku Bisirayeli. Haleluya. Niko yabigenje ku Bisirayeli. Ntabwo yashatse kubaha ibya mirenga, ahubwo yashatse kubaha iby'ibanze, ibaha ibyo kurya by'uwo munsi. Irabwira ngo mujye mutoranya ibyo mugire gute, mutoragura ibyo mumare. Haleluya. Rero ibyo kurya byose tugomba kwizera yuko nta hantu twabikura, byaba ibyo kurya byinshi, byaba ubutunzi bwinshi, byaba ibyo kurya by'uwo munsi, byaba ibintu birenze cyane, byose tubikura ku Uwiteka Imana. Kandi ikintu kindi tugomba kwizera no kwigira kuri aya magambo ni ukumenya neza yuko ibyinshi ni Imana ibitanga, n'ibikeya nabyo ni Imana ibitanga. Kandi tukamenya neza yuko Imana yaduhaye ibyo kurya by'umunsi umwe, yaduha na sitoke y'ukwezi kose. Imana irabishoboye byose, ahubwo nuko itugenera ibidukwiriye. Rero abantu bamenye Imana bagomba gukora umurimo wo gufasha abandi kugira ngo babashe kubyumva no kubyemera. Rero bahuye n'inzara, ariko n'inyota nayo yabayeho. Rero haba igihe abakristo cyangwa se ubwoko bw'Imana bagira ibibazo bituma bagira inyota, bagira umwuma, bakagira umwuma ukabije cyane, ariko byose nta kindi kintu babidusaba kwegera Imana. Haleluya. Abakristo bose, abantu b'Imana bose bagomba kugera ku rwego rwo kumenya yuko ibintu byose Imana ibacira inzira kugira ngo babashe kubibona. Nta muntu n'umwe wakwicira inzira muri ubu buzima. Imana ishimwe. Haleluya. Tubyizere, twizere gutyo, twizere yuko ibyo tuzageraho byose tuzabigezwaho n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Twizere yuko niba Imana dusezanije ibintu bikomeye, niyo n'ubundi izabitugezaho. Twizere yuko Imana itubeshejeho mu buryo buciriritse muri iyi minsi, izanatubeshaho mu buryo bwo hejuru mu gihe kizaza. Nibyo dukwiriye kwizera cyane. Kandi tukamenya neza yuko ubuzima bukakawe umwana w'Imana ashobora gucamo ntabwo ari urwango Imana ibimufitiye. Ntabwo ari urwango Imana imufitiye, ahubwo ni urukundo rukomeye rwo kumwigisha, rwo kumusobanurira yuko Imana ubwayo ibasha kumutunga. Imana ishimwe. Twibuke Satani agerageza Yesu mu butayu, yaramubwiye ngo kuko uri umwana w'Imana rero kandi ukaba uri Imana, akaba ariko uvuga, fata ibuye noneho urihindure umugati, nurangiza urye kuko urashonje, maze igihe kirekire utarya. Satani yari abizi, ariko Yesu aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'iki, ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ubwaryo ribasha kumutunga. Haleluya. Mu butayu Imana yashaka kwigisha abantu bayo yuko ijambo ryayo ribasha kubatunga. Haleluya. Kuko yabatungisha ijambo, yaravugaga ngo manu manuka, Imana ikamanuka. Imana ishimwe. Rero Imana ishobora gutunga abantu bagiye mu murima guhinga, igihe kazagira bagasarura. Ishobora no gutunga n'abandi batagiye mu murima kuko ntawo bafite, ikabatungisha ubuntu bwayo n'ubushobozi bwayo, kandi bose bakabaho bagashima Imana. Rero ibihe byiza n'ibihe bibi byose Imana yashaka ko tuyishima, tukayihimbaza, tukavuga gukomera kwayo, tukavuga kugira neza kwayo. Haleluya. Twahura n'intambara, twahura n'ibigeragezo, twahura n'ubukene, twahura n'inzara, twahura n'inyota, ibi byose tugomba gushima Imana no kuyihimbariza gukiranuka kwayo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushima kw'Imana yonyine yambohoye. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Kuba kwacu ni ubuntu bw'Imana, kurama ni ubuntu bw'Imana, kubaho igihe gito byose ni ubuntu bw'Imana, gukira cyane ni ubuntu bw'Imana, kubaho ukennye nabyo ni ubuntu bw'Imana. Byose ni Imana ibikora. Imana ishimwe cyane. Byose ni ubuntu bw'Imana. Ubuzima bwacu ujye butwigisha gukomera kw'Imana no kugira neza kw'Imana. Niduha byinshi tuyishime cyane kuko yaduhaye byinshi. Nitubona dufite bikeya nabwo tuyishimye ko yaturinze kandi katugabura muri ibyo bikeya kandi tukabaho. Kandi muri byose twige kunezeza Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ushimwe Yesu kuko uri Imana nziza kandi uri Imana idukunda kandi twitaho. Tugaye icyubahiro kuragikwiriye Imana. Tugaye icyubahiro muri kino gitondo cyiza cy'umugisha. Tugaye icyubahiro ngiki cyubahiro cyawe Nyagasani Imana ucyakira aho uri hose kuko uri Imana ikomeye ibesha abantu bayo mu bihe byiza no mu bihe bibi. Wabesheje Abisirayeli mu butayu bagaburira amanu kandi babaho rwose. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ushatse igihe kigeze wagaburira inyama babaho. Mana Data wera, bageze ahantu babuze amazi bakurira amazi mu rutare bakomeza kubaho, ntabwo bigeze bapfa. Urupfu rwabo rwatewe no kutakumvira, rwatewe no kutakumenya, rwatewe no kutakwizera. Mana muri byose uduhe kukwizera, mu bibazo byacu uduhe kukwizera, mu ntambara zacu uduhe kukwizera. Urakoze kuzabidushoboza mu izina rya Yesu Kristo, amen.